Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Niba hari ikintu Imana yanga urunuka, ni ugusenga ibigirwamana, kujya mu bapfumu, kuraguza, guterekera, gushikisha, iyo migenzo yose ya gipagani. Imana yanga urunuka. Muraho neza? Maje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibagereho, jamwe muhirwa here. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu byerekeranye n'ibigirwamana, abasenga ibigirwamana, abajya kuraguza, abaterekera, abashikisha, iyo mihango yose ya gipagani. Imana yanga urunuka kugira ngo ubashe kwivamo n'ubuntu bw'Imana, kandi kugira ngo ubivemo nuko ufata agakiza ugatera umugongo iyo migenzo yose ya gipagani, ukavuga ati Imana ngirira impuhwe, ndakugarukiye mbaye wawe. Tuzi neza ko iyo ukora iyo mihango yose ya gipagani yo kujya kuraguza, guterekera, gusenga ibigirwamana, mbese ibyo bintu byose bya gipagani Imana ibikureba. Ni ukuvuga ngo numara kuva muri uyu mubiri, ibyo bintu byose ukora wibwira ko nta muntu ukureba, nibyo Imana izakuzanira gushyira imbere yawe ugatangara. Niko bigenda, uzabaririze urebe igitabo neza usome uko ibintu bigenda iyo bavuye muri uyu mubiri. Ibyo ukora byose muri ino si bikwitura imbere, nta hantu ushobora kubihungira, kandi wifuza kuba wahindura ibintu bitagishobotse. Ubu ngubu rero nibwo ushobora guhindura ibintu ukava mu migenzo yose y'igipagani urimo, yaba iyo guterekera, iyo kuraguza, ibigirwamana, ibishushanyo. Cyane cyane abasenga ibishushanyo nabo bibabaza Imana. Abajya mu byo guterekera, ibigirwamana, ibyo bintu byose bya gipagani bibabaza Imana, kuko Imana ibyanga urunuka. Kugira ngo bikire rero nta kundi, nuko ushaka agakiza ukegera Imana, ukihana, Imana ikakubabarira, nawe ukagira ibyo bintu byose by'imihango ya gipagani urimo. Reka turebe rero. Tuzi ko umwami Salomo ni umwami ukunzwe cyane abantu bavuga, ariko ntabwo bajya bavuga uruhande rundi rutajya ruvugwa. Umwami Salomo niwe wabaye intandaro yo kugwa kwa Isiraheli. Tigute bari muri bari abagore bose yari afite, bagiye bamutegeka kubakira amazu y'ibigirwamana byabo, nk'abo muri Moab, abo muri Amoni, na turiya tundi twose twari tubakikije. Yabubakiye za altari z'ibigirwamana byabo, ariho havuye kugwa kwa Isiraheli. Isiraheli imaze kugwa, imaze gucikamo ibice bibiri, igice cya ruguru n'igice cy'epfo, hepfo hasigaye Juda, Benjamin n'Abalewi. Nibwo umuhungu wa Salomo, Roboam, amusimbuye nawe akomeza imigenzo noneho ya gipagani, we abikora yeruye. Birakomeza, bari abami bose bakurikiye, birakomeza, abenshi muri bo bagenda bakora ibidashimisha Imana, bagifata ibigirwamana babishyira imbere, ibyo kujya mu bapfumu, mu kuraguza babishyira imbere, aba aribyo bimika. Ubwo byarakomeje rero, haza kuza umwami Ahabu n'umugore we Jezebeli. Amateka murayibuka, bakoze ibibangamiye Imana, cyane cyane ibyo kujya mu bapfumu, iby'ibigirwamana, ibyo kuraguza, ibintu bibi byose Imana yanga, ku buryo byababaje Imana cyane. Ariko biramanuka, abo bami bakurikiwe n'abandi, bigenda yuko bigeza aho bigera ku mwami wundi witwa Manase nawe wababaje Imana cyane, kugeza ubwo we yatambye umwana we amutambira ibyo bigirwamana. Muribuka neza ko ibyo bigirwamana byose ujya kureba, cyangwa se ibigirwamana byose wizera, ntibivuga, ntibishobora kuguha umugati ngo urye, ntibivuga. Bibiliya iri kutubwira ibyo bigirwamana rero bireke n'ubijyemo, kuko nta kintu bikumarira, ntibivuga, nta kintu kimwe bizagukiza, kandi numara kuva muri uyu mubiri ntawe uzaba ugihuriye nabyo, bizaba byaragushutse ku buryo uzagwa mu muriro utazima, utashobora kwibanamo. Ubwo rero byarakomeje, birakomeza, abantu benshi bagenda bakurikiraho baba gutyo, bose bakora ibibangamiye Imana, ibitanezeza Imana. Ariko haza kuza umuhungu witwa Yosaya, ndamukunda, yaraje hindura ibintu byose. Yatumye abantu kujya kubaka mu rusengero, bagezeyo batoragura igitabo cy'amategeko cy'isezerano ry'Imana n'abantu bayo. Barabanza baragisoma, barakimwana, baragisoma, agisomye ararira, yuzura agahinda, yibaza ukuntu abantu be bari babayeho muri ubwo buzima bw'ubuyobe bwo guhora baraguza, bwo guhora basenga ibigirwamana, kandi
Imana ifite icyo gitabo cy'isezerano. Aragisoma rero, ahindura ibintu, aca ibyo bintu byose by'ibigirwamana byose barabisenya, babikubita hasi. Nuko Yesaya yibika Imana mu gihugu nanone, igihugu gitaha amahoro. Nanjye rero reka mbe nka Yesaya mu muryango wanjye, mbe nka Yesaya mu gihugu cyanjye, mbe nka Yesaya mu isi yose. Dukumire ibigirwamana, tubikubite hasi, tubitsinde, n'ababijyamo tubabwire tuti ibyo bigirwamana mujya kureba ntibivuga. Ibyo bigirwamana n'abantu n'abapfumu mujyamo n'ibyo bishushanyo byose musenga ntibivuga, nta kintu byakumarira, bivemo. Kandi icyo bigukorera biraboneka, Imana irabibona, n'abantu barabibona. Bivemo rero, ibyo bigirwamana byose ubikubite hasi, ubisenye imbere nka Yesaya, ubundi urebe ngo Imana iragusanga ikaguha agakiza. Nuko rero ushobora gukira ibyo bintu, ugakizwa, ukakira agakiza, ukava mu bigirwamana, ukava mu gusenga ibishushanyo, ukava mu bintu byose bya gipagani urimo. Kuko nyuma y'ubuzima abazaba barakora Imana izabahemba uko bayikoreye, abazaba barakoreye Satani nabo bazahemba uko bayikoreye. Nuko rero ushobora gukira ibyo bintu ukabivamo, kuko njyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Imana, njyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Imana. Kandi ihane ugishoboye gupfa, kuko numara gupfa ntabwo uzaba ukihane. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am